Ndabasuje mwongeye kwirirwaho amazina ni yayandi Imanirakiza Florence. Uyu munsi nje kukwereka ikintu wakora ugasa neza ugatandukana n'iminkanyari, uruhu rwawe rukaba rukeye neza. Use gukurikirana ukuntu ngiye gukora ino video yose uyirebe n'ukuri udasimbukije. Ngiye kubereka uburyo wakora ibyo bintu wakisiga urwo ruvange, nkwereke no kuntu wabyisiga nkubwire n'iminota wabimarana kugira ngo mu maso iminkanyari gushireho n'aha ngaha mu ijosi nyine utandukane n'iminkanyari. Murabizi ubwiza burahenda kandi bisaba kwiyitaho nicyo kintu cya mbere. Tugiye gukoresha indimu, turakoresha amavuta ya elayo, murabona ko yakuntu nyakoresha yo nsigajemo. Turakoresha na gikukuru twahonze, cyangwa se uramutse ufite ifu nayo wayikoresha kandi bikagenda neza. Reka nkubwire wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, mukoreshe ya na comment kugira ngo njye dushaka kubategurira ibiganiro byiza by'ubwenge kandi byubaka. Reka nambare ino mikoro kugira ngo murusheho kuza kunyumva, kuko ngiye gukoresha intoki cyane. Ikiyiko kugira ngo turifashisha ibyo, dufite n'akayunguruzo, dufite n'akantu tugiye gukoreramo gasa neza. Ikintu cya mbere ni isuku, kuko ibintu byo mu maso cyane umuntu agomba kubyitaho cyane. Kandi ngira ngo mbabwire ko gikukuru ni nziza pe. Gikukuru ni nziza, gikukuru ni umuti. Muzambwire mbabwire ibyiza bya gikukuru, muzandike muri comment. Gikukuru yagukiza ama infection ku bagore. Mo gikukuru murabibonye iyo kizemo ntago ari ngombwa nyinshi cyane. Ego turafata no ku ndimu kanyikate, turafata indimu igipande kimwe kirahagije. Mbere yo kugishyiramo kamanze nshyiremo kuri ano mavuta ya elayo, nayo urapima. Iki kiyiko kirahagije, ntago ari ngombwa ibintu byinshi kuko tuba tugiye gusiga ahangaha mu maso n'ahangaha mu ijosi. Okay, reka dushyiremo gikukuru yacu. Biradusaba ko tuyiyungurura nshuti zanjye kugira ngo twa tubuto tutajyamo. Fata akayunguruzo neza ugakamura ya ndimu yawe. Umuntu mu rugo ntagomba kubura indimu pe. Ni ibintu byinshi bikorwa n'indimu kandi namwe murabizi. Turashyira ahangaha, niturangiza turavanga. Uravanga neza kugeza indimu na ya gikukuru byose byivanze na ya mavuta yacu ya elayo. Tandukana n'iminkanyari nshuti yanjye, use neza. Hariho abantu bakunda kugira iminkanyari kandi ni ukuri atari uko bashaje, ahubwo ari uruhu ruri kugenda rwigira bitewe n'ubuzima utarimo. Ariko ubuzima bwose waba utarimo, ndizera ko ibi bintu utabibura, ntabwo wabibura nshuti yanjye. Reba tumaze kubitunganya, na hano wabireberamo uko bisa. Noneho ngiye gutangira byisige mu maso. Turirinda kwegereza hano ku jisho, ariko cyane turasigana hano. Murabizi ko hariho iminkanyari igiza ahangaha mu gahanga. Murabizi izuba rirahakubita kandi iyo ryahakubise haba hatameze neza. Rero tugerageze kugira gute kwiyitaho. Cya mbere ni ukwiyitaho, ukagenda ukuba aha hantu. Murabizi iminkanyari niho igitangirira. Ako ugomba kugira gute kwiyitaho
ugasa neza. Gasa neza. Nizere ko mwabonye ko twashyizemo kuri aya mavuta. Umuntu aracya agasa neza. Murabizi ko iyi ntuza, murabizi ko igikukuru n'ubundi ikuraho imyanda ku mubiri, niyo mpamvu tugenda dukuba kugira ngo imyanda ituriho ituveho kandi duse neza, dusigare dukeye. Urabizi iyo uruhu nta minkanyari iriho umuntu aba afite itoto. Impamvu ndi kwibanda hano mu gahanga, izuba rirahakubita ugasanga harasa nabi. Uramanuka ugasiga naha mu ijosi. Nshuti, ntukabona umuntu usa neza ngo umaze ngo kuki usa neza, ngwino hano, dore ni ahangaha babikura, ni ahangaha tubereka uko babigenza. Ugasanga umuntu arasa neza, umuntu afite itoto. Murabizi ko hano no hejuru haba hagomba gusa. Ndumva ahantu hose nahasize. Nshuti zanjye, ikintu tugiye gukora, tugiye kurindira iminota 20. Niturangiza tugire gute? Niturangiza dukarabe mu maso. Nawe wabigerageza pe, ubonye ko atari ibintu byinshi. Reba ukuntu ndimo kuyaga, uri kubibona. Ubu mukanya ninkaraba ndabasa neza, uruhu ruraba ruri kunyerera. Ngwino rero tubane kuri Fofo TV Show. Ndabashimiye mwakoze kunkurikirana, abankurikirana mwese mukomeze mukore share, mukore subscribe, like na comment kugira ngo tujye turushaho kubana mu bindi biganiro by'ubutaha. Nabyo nzabereke ibindi bintu mwakora kandi ukarushaho gusa neza. Mfite ibintu byinshi byo kubereka, ariko mukomeze munyereke ko turi kumwe. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza.